bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje mbahaye ikaze. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe. Mbararikira rero gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kubageraho. Muri uno mwanya rero wasoma Bibiliya, nababwiye yuko dukoresha Bibiliya cyane cyane ndetse n'abafite inyunganizi bakongeramo kugira ngo birusheho kugenda neza. Nababwiye ko dusoma Itangiriro, tugenda dusoma umurongo ku murongo. Umugambi ni ukugira ngo tumenye ese buri murongo Imana yagiye ivugamo iki, ese buri murongo Imana yagiye isaba iki umuntu, ese Imana yagiye isezeranira iki umuntu. Murimo rero tuzareba turebe neza icyo Imana yagiye ivuga, hanyuma muri ibyo yagiye ivuga turebe icyo wowe ugomba gukora. Rero niyo mpamvu nkurarikira gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kubageraho. Njyewe amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin. Uramutse ufite ikibazo wakandika muri comment nkagusubiza, cyangwa ukanyandikira kuri email urinzwe faustino@gmail.com kugira ngo twese tujye turushaho kugendana. Uyu munsi rero munyemere, mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye kutwitaho. Imbabazi zawe zihora kuri twe, ndetse waduhaye incungu, izina ryawe rishimwe. Abana bawe bateze amatwi ndetse n'abazumvira ijambo, ukomeze kubana nabo, ukomeze kutubera byose, mu izina rya Yesu, amen. Rero muri iki gihe abantu ubuzima buragoye, ariko hari ibintu nibura nifuza kukubwira bigera muri bitatu. Ikintu cya mbere ni ukubaha Imana, ni ukuba wumva unyuzwe n'ubuzima ubayemo, ni ukuba ufite umuryango muzima. Ngibyo ibintu bitatu, kandi byose iyo fondasiyo yubatse nabi n'ibindi bigenda nabi. Niyo mpamvu ikintu cya mbere ugomba gutekereza ni Imana, ikaguha kunyurwa, ikaguha umuryango mwiza. Niyo mpamvu duhereye mu gitabo cy'Itangiriro, igice ni icya 4, niho turi, aho twagiye tubona ibya Kayini, tubona ibya Abeli, ndetse turi kubona urubyaro rwa Kayini. Urubyaro rwa Kayini, ahangaha tugeze mu Itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 22, niho havuga ngo Nazira abyara Tubarukayini, umucuzi w'ikintu cyose gikebeshwa cy'umuringa n'icyuma. Mushiki wa Tubarukayini yitwa Nama. Ndagira ngo wandike muri comment, Tubarukayini bisobanuye iki? Ese Nama bisobanuye iki? Rero aba ni abana Kayini yagiye abyarana na ba bagore babiri, Ada ndetse na Zira. Tuzagenda tubona amaherezo ya Kayini ndetse n'uburyo yabayeho. Hanyuma munyemerere tujye nanone muri Matayo igice cya 5, kuko nabwiye ko dusoma isomo rimwe mu isezerano rishya, tugasoma n'irindi somo mu isezerano rikuru. Uyu munsi rero nkuko nari mbikubwiye, turi mu Itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 22. Noneho muri Matayo tugeze mu Itangiriro igice cya 5, abahirwa abari bo. Icyigisho Yesu yigishije ku musozi w'umugisha. Abantu bari biteze yuko Yesu agiye kugaba ubwami, agiye gutanga ubwami, ariko abantu batangazwa n'uburyo Yesu ababwiye ngo abahirwa abari bo. Abahirwa abari bo muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 5 haravuga ngo hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Muvandimwe, hahirwa abagwaneza. Abagwaneza kuko ari bo bazahabwa iki? Isi.
isi ahangaha iri kuvugwa ni igihe Imana izaba imaze guhindura isi, imaze kuyigira nziza, ikibi gikuweho, abantu bahanaguwe amarira, gutaka kwakuweho, kuribwa kwakuweho, abantu bambitswe kutabora, maze bahabwa ubuzima bw'iteka ryose. Iyi si abagwaneza mu by'ubu buzima barayihabwa, ndetse no mu buzima bw'ahazaza. Rero muvandimwe, Uwiteka akugirire neza. Nyemerere dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye isezerano watanze, izina ryawe rishimwe. Wadusezeraniye yuko abagwaneza bazahabwa isi. Duhe uwo mutima, duhe umutima wari mu mwana wawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nkurarikira rero gukora subscribe. Njyewe nitwa Urinzwenimana Faustin. Uwiteka akomeze kuguha umugisha, akugirire neza, akurinde mu majya ndetse no mu maza.